oya yandebye abonaga ndi umwijima kure wacu bwa aro yego sheri Ngwiki ngo nyogokuru yapfuye hubwo ya liste y'abantu bazakarabya abaje mu kiriyo gutabara ukireho ngo ndashinyagura ndetse ntabwo muzakarabya abaje gutabara iyo liste abantu bazatanga fanta ndiho agondora uburanyanze nacyo uzabimbwirira ku kiriyo cya nyogokuru wawe asiki tarakizerwa ubugari bwanjye wariyesha wa mugawe icucu Imana umwarimu wacu wundi watwigishaga aduhiriza amadevari akadukubita iyo tutakabaga tutayakoze turahuye ndirukanse mise nibuka yuko nta devari yinigeze nkora wamuhana ubu ngubu nyirukanyije ahantu hose uri guhunga umwarimu utamusoje mwana niwe wangegera wakibare uri buku waragitegegera wowe uri buku ubugari bwanjye wari ubu ubugari bwo wogira ubugari wari wamuhano orifu wowe kibare ni wowe gishwa ganga sorry orifu wowe ganga bandi ori kinazi wanyu ni Nyaruguru nyogokuru yitwa Bereta akini mukongore wahe wihakanyi wanyu aje ni kwambia mukongomane ni ambi mbona ko nareta bito bya kuvangura mbona ko narivangura umuntu w'umukongomani amenya ngo imyumbati mishori nikubaza watubije beki bishore imitsi kunyanya kwa gicucu nawe ku mitsi kunyanya ahantu wanyuze menye apana kunichamba chamba kunichamba kinyarwanda kututura we kumanyoko totora apana kuleta vitu vya hatari hapa kumanyoko unangisi kinafanana saki endera pop ariko natari mana yanje reka kuntuka jewe reka kuntuka anyumvira uyu muze ahubwo reka kurangira akazi ukubona wicaye mu mihanda nagendo na ukanguriki acha nikwambie rogotwa kunyumba tuko na imbo imbo zo mu rugo uratwica tubizingaye